na statistique muri match 21 ikipe yaratsinze 6 bakanganyisha na Arsenal gatsinda 10 usanga kwegerana ko kunganya kuri likely mu mibare urumva match umva niba match ari 21 Arsenal yatsinzemo 10 umva kizindi 11 itazibonyemo resultat haba hari iyo chance yuko rero ikipe yagutesha amanota icyo ngewe nagaye ni kimwe wenda kuri Arteta ubwo bifite wenda tutabonye kuri Chelsea cyane tutanabonye kuri Tottenham cyane Tottenham no muri VAR bakunze no kwirusha ubwo bifite ntabwo ari bwo ndi gutinya ahubwo ikintu ndi gutinya cyane kuri Arsenal nicyo ko iteka ryose iyo ntabwo igira ikintu cyo kuvuga ngo reka dushyiremo igitego cya kabiri kabone nubwo twafashe umwanzuro kujya kugarira kuko icyo kintu nacyo kibaho mu mupira ni ukuvuga ngo kwizigira ikibazo si uko watsinze kimwe ukajya kudefanda yego ibyo ni Burayi bibaho amakipe arasufura bro Atletico yateye Barca 4 yisanga indi match yagiye kudefanda ikibazo ni wakomodatinga ute option yo kuvuga ngo nubwo nagiye kugarira ndisigariza chance yo kuza kubona igitego cya kabiri kuko muri football buriya tactique yose iyo umuntu afasha decision yo kuza kukwataka abagusigiye espace inyuma wawe asa kubyaza uburyo dore rero ikibazo Arsenal yagize twe twaje muri ino sezo dusa n'abafite inzira imwe turi mu nzira ivuga ngo turakurasa kuri set pieces cyangwa se niba woroshye turakwataka tukurusha umupira tugutsinde ariko ntituriga uburyo bwo gukina sambalo tukadominwa ariko tugatsinda umukino icyo ni ikintu twavuze manu yari iri gukoresha mu gihe cyashize kuba wowe uri kuba urushwa ariko ukabibyaza avantage icyo kintu rero akenshi gikorwa n'abakinnyi biruka nk'aba Martinelli nibo bakabaye badufasha mwabonye ko bamubanjemo babitereza kwikiri buze kudukiraho umupira iri budukubite baro nyinshi tukaza kuriranga kuri pesi ya Martinelli ni umwe makinnyi babaye hoyi babuze bashize ino sezo Martinelli namubuze leta rero no kuvuga ngo wahuje igitego kitaba kuri Brentford Martinelli ni 0 option ya mbere rero amakipe iyo afite abakinnyi nk'aba ngaba iyo Martinelli aza ko ari Martinelli muzima uribuka Martinelli adufasha kuri muri match za Champions League dukina na za Bayern uramwibuka wa mukinnyi tuvuga ngo ikipe turayirekize ariko nituyifata dufite umukinnyi tuyirasirize na za Villarreal ni bari Villarreal hari match nyinshi yagiye adebroka bivuga ngo ubu ufite profile y'umukinnyi nk'uwo umwe cyangwa babiri uvuga ngo nubwo bandusha ngenda switching off play mpita nansa barone ngari nicyo gitego suratsinze maniyo nicyo cyo kuvuga ngo bari kuturusha ariko turayibonye tuyishyize muri vide aradiribe ateye mu izamu icyo nicyo nagaye kucyo utagira icyo kintu cyo kuvuga ngo ubwo buryo bari kukurusha umupira ufite option nicyo natinya kuko nyuma yo kubona igitego ikipe yaba quiet umutima wagiye kuva ku munota wa 8 sinjye wabonye basifuka kuva ku munota wa 8 igitego urumva ikintu cya bikomeje gutya ntago twagiye twarebye match nimugoroba zitandukanye nk'ubu Manchester United yatsinzwe na Newcastle ariko byibuze umuntu warebye match yishimye ati nubwo ikipe yanjye itsinzwe ariko byibuze twarebye match ifunguye ugenda match